alright agafilime kacu nakundi tugatangiranye n'aba ngabo babiri ibikorwa barimo nawe urimo urabibona ni ibikorwa bibi ni ibikorwa bidahesha rwose Imana icyubahiro ahantu bari kubikorera bisa nkaho rwose atari ahantu habugenewe abo ngabo ko bari mu byabo hano hari umukecuru none kuza asubira inyuma asa nkaho agana ahangaha abantu bari mwa bino bikorwa byabo ibikorwa rwose by'urukozasoni abana batemerewe ako ngako muri ako kanya bahise bamwumva nuko bose bahita bamusunikira rimwe cyarimwe. alright nakundi nta no gutinda agafilime kacu turagatangiye kuri uyu munsi agafilime keza udakwikuza gucikwa bitewe n'inyigisho cyangwa se n'ikintu kiri mwa kano gafilime njye mugiye kubana nitwa Mr P iyi ni MRM cyangwa se Marvin Recover Movie umusobanuzi usobanukiwe n'uwo mugiye kubana nawe mwana umunsi agafilime kacu tugatangirana n'aba ngabo babiri rwose baje binjira ahangaha bari kuvuga ati hello nta muntu wadufasha basa nkaho baje mu duka rwose baje kurebamo ikintu runaka nuko n'umukobwa ahita avuga ngo ntago nakwizera ko Rodrigo rwose yabambwiye kuza gufata ikanzu y'ubukwe bwanjye mwari n'uduka rimeze gutya mwiri duka rishaje bene gutya bene kano kageni ahantu rwose ndi kubona agira ngo na ahantu hakera nuko rwose uyu musore ahubwo baramubwiye ati none se ahubwo shiri wareka tugaprofita kano kanya wareka hano hantu ko ndi kubona nta muntu hari wareka tugaprofita kano kanya turimo tukareba ukuntu twakwigenza tukaba twajya kureba hano rwose twakwigenza tukifasha dore ko ngiye bimeze nabi ubundi tukajya nko muri dressing room nka gutyo turabyumvute se sheri wanjye nuko rwose umukobwa nawe mu kajwi keza n'umunsi ko nyinshi ati ndagukunda sheri arega ngukundira yuko ugira ibitekerezo bizima ntabwo rwose ujya utakaza akanya ntabwo rwose ujya utinza ku ntego reka tugende ubundi duhavinge fani dore nta n'umuntu uri hano mwari n'uduka nta n'umuntu wanatubona nuko mwabafasha urugendo baragiye ngo bagiye mu rwambariro ahantu ho bambarira naho urabizi mu duka cyangwa se muri shop aho bacuruza imyenda ahantu bambarira bipima muri ako kanya hano hari umukecuru wese winjira ahangaha ubona abahungu rwose uyu muhungu n'umusore bari hari umukecuru nawe wese uhinjira muri ako kanya bisa nkaho nawe aje mwari n'uduka ntabwo tuzi ngo ninde icyo usabwa no gukurikira kano gafilime kukareba kugeza karangiye uraza gusobanukirwa buri kimwe kuko uri kumwe n'umusobanuzi rwose usobanukiwe abangaba bafashe akayira nabo rwose bagiye kugenda kwifasha bagiye muri bya bikorwa byabo rwose bahise binjira hano mu cyumba nuko binjira muri dressing room bakimara kwinjira umukobwa ahita kurura umuhungu ati nyegera sheri ati nyegera rwose ngwino nkoreho batangira gusomana batangira ibikorwa bibi ahantu mu duka ry'abandi baje kureba ikanzu y'ubukwe uyu mukobwa afite ubukwe yaje kureba ikanzu ariko reba ibintu byo yibereyemo we kandi kagahungu umuntu yakita ka Jackson rwose nta gapfubuzi ni bw'abahungu bwanze gukora rwose bwirirwa bupfubura abakecuru nahangaho bibereye mwa bino bikorwa rwose mubwira ko niba uri kumwe n'umwana rwose ukwiye kumwegeza ku ruhande mama we agakanzu umukobwa aho ngaho ko kanya yahise agakoramo akanaga hepfo bisa nkaho gahunda yabo atari nziza bisa nkaho gahunda rwose yabo atari yahangaha hafi kuko ibikorwa bagiye gukora mwa kano kanya ntabwo ari ibikorwa rwose uza kuba byiza bitewe n'ahantu bagiye kubikorera dore yuko n'umukobwa afite umusheri we yamubwiye ngo aze kureba ikanzu hano mwayino duka nuko n'umukecuru nawe rwose ari kuza akuyemo inkoko hano ari kwibwira ngo wankokowe rwose uyu munsi ngiye kugushyira hano hantu ariko nizere ko nawe uramereza igihe nizere ko uze gutera ukamigi nanjye nkirira umureti dore hashize igihe utamigi dore hashize igihe narya ku magi yawe nirirwa nkugaburira umunsi ku munsi nirirwa nkwereza ibiryo byanjye ku munsi ariko weho nta kamaro rwose wari wamereza nagi ryawe nawe nabona ati vayo hano ngwino hano nkwereka ahantu rwose ho nkujyana ubundi utera igi uyu munsi nanjye mbe narya ku magi yawe mbe nakoramo akareti cyangwa se mbe naza gukoramo rwose ikintu cyo ndi buze kurya ku manywa nuko umukecuru akomeza ahangaha rwose ari kugenda asa nkaho nyine kwa
kundi bari guhamagara inkoko ngo muri ubwo buryo ahari gusubira inyuma nahagaze ko rwose harimo abantu byakomeye, ibintu byakomeye, nawe uri kubibona ibikorwa barimo. Umukecuru yakomeje gusubira inyuma atabumvishe, akomeza gusubira inyuma, nuko abagonzaho n'umutipe bose baramwumvishe, nuko bose bamuviraho icyarimwe, bamuviraho indi imwe, baramusunitse hasi. Umukecuru aba yikubise hasi, aba arahagurutse ari kuvuga ati mana yange we, ibi ni ibiki bimbayeho koko, ibi ni ibiki bimbayeho, ivi ryanjye ndavunitse we, ndavunitse, habaye ikintu bande bansunitse, ibi ni ibiki bimbayeho. Nuko babandi rwose bari bari muri bya bikorwa byabo, nuko muri ya mico yabo mibi baba bavuyemo, barabatesheje, barabarogoye. Umukobwa asohoka ari n'amahane menshi ari kuvuga ati wowe urinde wa gikecuruza uri kugwa ku bantu, urinde ahangaha, uzi uri kugwa ku bantu, abantu bibereye muri gahunda zabo, abantu bafite ibyo barimo, abantu bafite uburyo ki bari kwigenza. Nuko uyu mukecuru aramubwira ati sinyorita bisobanuye miss cyangwa se umukobwa, ni mu kirimi cy'ikinyesipanyol. Ati rwose munyihanganire, ntago namenye ko mwari muri hano, ntago narinzi ko rwose hano hariho umuntu mwaba muri mwakira cyumba, narindi kuza ndi kwikurikiranira inkoko yanjye rwose. Nuko uyu mutipa baravuze ati mana yanjye we, iki gikecuru koko nk'icyahiye, kuva naza ahangaha mwabona umujyi ngiye nibwo nabona umukecuru umeze gutya. Nuko rwose bakomeza kumuseka, uri kubona ko bari kumuseka bareba rwose ati iki gikecuru koko. Umukecuru nawe biramuyobera, biramushobera, ibintu rwose bimubana ibibazo. Uwo mukobwa baramubwira ati ngiye naje kureba ikanzu yo Rodrigo yasize hano, ikanzu y'ubukwe bwanjye, yambwiye ko ari ahangaha yayikoreshereje rwose. Naho uyu mukecuru aramubwira ati arega ni njyewe nyiri hano, ni njye nyiri hano rwose, muze mbereke niba ari ikanzu ya Rodrigo muri gushaka, ni njyewe wayikoze, ni njyewe umudizayina w'ahangaha, ati muze mbajyane. Kumbe uno mukecuru niwe rwose nyiri iri duka, niwe nyiri ahangaha, niwe rwose nyiri dizayina w'aya makanzu. uyu mukobwa aje kureba ikanzu y'ubukwe, ni ukubona umukecuru rwose arababwira ati muze mbereke niba ari ikanzu ya Rodrigo muri gushaka, nyibereke. Nuko baba baragiye bafashe urugendo, umukecuru hano nawe ari kuza ari gushaka mwayano makanzu, ari kureba ikanzu ya Rodrigo ese aba ariye abashe kuba yayihereza uno mukobwa. Gusa uno mukobwa we ntabwo ari kubyemera, ari kuvuga ati uru rukecuru rusa gutya se, uru rukecuru rushaje, ni gute rwaba rwarankoreye ikanzu y'ubukwe, ni gute iki gikecuru ndi kubona cyo muri mirongo ingahe cyamenye ibigezweho. Nuko umukecuru wakuyemo ikanzu y'ubukwe nziza ahangaha rwose ayizanira umukobwa ahangaha, ati dore ngiyi ikanzu yawe, ikanzu ya Rodrigo yambwiye ngo nyi designing, dore ngiyi hano rwose iri ahangaha. Nuko umukobwa akimara kuyibona aravuze ati ye, iyo ni ikanzu yanjye, ntabwo nabyemera rwose, ntabwo nakwizera ko kiriya kigoryi Rodrigo cyaba cyarakoresheje ikanzu imeze gutya. Ati iyi kanzu se yambarwa n'abantu bose, iyi kanzu yambarwa n'ubonetse uwo ari we wese, rubanda rugufa, abantu basanzwe bose barazambara, utekereza ko njye nakwambara ikanzu isa gutya? Ati nawe yirebe, reba ukuntu imeze, niba kino gikanzu gishaje gutya, uburyo gisa, uburyo giteye, ibibara byacyo, reka ntabwo njye nakwambara ino kanzu. Ati bazakubwiza ukuri mukecuru, iyi kanzu rwose ni y'abantu, keretse niba uri kuyima nkazayambara ndangije gukora ubukwe, nkazajya nyikorana mu rugo, ubundi ni koza amasahani, byarangira aba nayishyira mu ngarani, abantu batwara imyanda bakaza kuyijyana. Naho kuyambara ku munsi w'ubukwe bwanjye njyewe, reka rwose bazakubwiza ukuri mukecuru. Nuko uyu mukecuru rwose we yarumiwe, umukecuru yabarebye arumirwa, we akamubwira ati mwana wanjye rwose iyo kanzu ni ikanzu nziza, ni ikanzu y'agaciro, ni ikanzu rwose nadoze binduhije, iyi kanzu iri mu makanzu meza mfite ahangaha. Ariko umukobwa we akayireba akavuga ati reka ntabwo wabimbwira, ati ahubwo iyi kanzu ngewe rwose ntabwo nayambara, Rodrigo rwose abanengushye. Umukecuru nawe ati wa mwana we, yino kanzu ni nziza. Nyine ari kugerageza kumwumvisha ko yino kanzu ari nziza, kandi kuko iyi kanzu ni nziza. Uyu mukecuru ari kutubwira ko yayikoze rwose ayitondeye, kandi ko yamutwaye n'ibintu byinshi cyane kugira abashe kuba yayikora, kugira ngo abashe kuba yayidesigninga mwa buno buryo. Ariko umukobwa we yanze kubyemera. Umutipe we bari kumwe rwose na hano nawe ari guseka, ati rwose iki
gikecuru kiri ahangaha, ubundi ubwo uri kubona ari iyihe kanzu yadoda nzima, uri kubona kino gikecuru kiri ahangaha ariye. nuko umukobwa ahita afata ikanzu atangira kwishwanyaguza ati reka nze nkwereke ubundi ibintu ngiye kuyikorera ino kanzu. ahita atangira kwishwanyaguza, arayitatamura ibintu bibi cyane, ibintu bitari byiza cyane, yatangiye kuyica. kandi uwo mukecuru rwose arimo aramubwira ko ino kanzu ari ikanzu y'agaciro, ari ikanzu yamuhenze, ari ikanzu yamutwaye imbaraga kugira ngo ayikore. ariko uyu mukobwa we yanze kubyemera, ari kumbwira ati reka ntabwo runo rukanzu narwambara, urukanzu rumeze gutya, ati iyi ngiyi keretse ari mayibobo yo ku muhanda igiye kuyambara, naho njyewe umusheri wanjye Rodrigo ni sheri wanjye ufite amafaranga, ntabwo rwose twakwambara, ntabwo nakwambara ikanzu imeze gutya isa gutya ku munsi w'ubukwe bwanjye. nuko umukobwa rwose afata ikanzu arayishwanyaguza ibintu bibi cyane, arayitatamura ayicamo uduce nawe uri kubibona ni ibintu bibi, ni imico mibona. umukobwa nta cyubahiro ndetse kubaha abantu rwose biri kure, nta cyubahiro ahaye, nta gaciro ahaye ino kanzu. umukecuru rwose aratakamba ati rekeraho wa mwana we, rekeraho, ibi ni ibiki urimo gukora, ibi rwose ntabwo ari byo, ibi bintu by'uri gukora rwose ntabwo ari byo. iyi kanzu yari nziza, iyi kanzu nta kintu yari ibaye, iyi kanzu nta kintu yari itwaye, none dore wowe urayiciye, dore uburyo ki uyigize, dore ukuntu rwose uyigize, nta n'umuntu wundi wazongera no kuyambara mu gihe uyiciye gutya, nta n'undi muntu. aba ngaba rwose bahita bavuga ati ahubwo reka nze tujye kwirebera ayandi makanzu, mwayino kanzu yo mwayano makanzu amanitse ahangaha, turebe niba twakuramo iyindi kanzu nziza ariyo twikoreshereza. no kuba batangiye kwahuka ayangaya, baterera hasi, batangira kujugunya hasi, bareba niba koko nta yindi kanzu bahitamo mwayano makanzu yandi. umukecuru aratakambara basaba imbabazi rwose ati mureke kunyangiriza, mureke rwose kwangiza ibi bintu, mureke kwangiza ayo makanzu, ni amakanzu ahenze, ni amakanzu antwara igihe kugira ngo mbashe kuyakora gutya, biba byaranguye, bintwara imbaraga nyinshi kugira ngo nya designing gutya. none dore uburyo kimwebwe muri kuyangiza byoroshye, none dore uburyo kimwebwe muri kuza muyangiza rwose. nuko umukobwa ahangaha ababonye agakanzu aravuga ati akangaka ko kari perfect, nagakunze, I love it, ahubwo reka njye kukagerageza ndebe. nuko umutata ahangaha umukecuru rwose baravuze ati rwose iyo kanzu ntago ari iyawe, iyo kanzu nayihaye undi muntu, rwose hari umuntu wayibukinze, yireke kuko niyo kanzu irahenze rwose. umukobwa aravuze ati utekereza ko se njye nadafite amafaranga? ati iyi karita rwose iriho amafaranga, n'isi yose nayigura, aya makanzu yose uri kubona ahangaha, aya makanzu yose uri kubona mwayino duka nayagura njyewe mfite amafaranga, ntunyenishe, ntumenyere wa gikecuru we gisa gutyo rwose. niba nakunze ikanzu ngenda yikwishyura, ibyo ngibyo nta kibazo kirimo, kuba nayikunda nkayijyana. aho uwo muntu uri kumbwira ati rwose ibyo ntabwo bindeba, njye nimbona kambereye niko ndaza kwifatira. nuko umukobwa rwose ntiyabasha kumva hano umukecuru akomeza kumbwira ati iyo kanzu ni iy'abandi, iyo kanzu yigarure, iyo kanzu ntabwo ari iyawe. umukobwa aramubwira ati mva imbere wa gikecuru, baba baramusunitse baza ahangaha mu kirahure, bari kuza kwipima, bari kuza kureba niba kamukwiriye cyangwa se niba kamubereye, akaba ariko yajyana agasimbuza iriya yashwanyuye. ariko rwose abana ngo se uyu mukobwa nta mico myiza afite, uko biri kugaragara nta mico rwose afite, mu magambo, mu bikorwa byari gukora rwose ibintu byose bari guhutaza umukecuru ibintu byari kumbwira ntabwo ari kubasha kubyumva. ari kumbwira ko ino kanzu hari undi muntu yayibukinge cyangwa se hari undi muntu yayihaye, ariko uyu mukobwa we ntabwo ari kubasha kubyumva. nuko uno mukobwa akamubwira ati wa gikecuru wamva imbere, njyewe niba nakunze ino kanzu niyo ndaza kujyana, niba nakunze ino kanzu rwose niyo ndibuze kujyana, ntabwo uraza kumpagarika kuko njye mfite amafaranga menshi nakwishyura rwose, amafaranga yo nigira ikibazo, kandi na sheri wanjye afite amafaranga, ntabwo amafaranga ariyo tubuze, bazakubwiza ukuri wa gikecuru. umukecuru nawe ati reka rwose ntabwo ngiye mbikunda, ntabwo ndabyemera, ntabwo nemera kujyana ino kanzu y'abandi kandi
yarayemereye umuntu. Umukecuru muri ako kanya ahita yimushikuza n'uburakari bwinshi, aramubwira ati wa mukobwa we, n'undi munsi wa rimwe, n'undi munsi ujya urubaha, ujya uriga kumenya kubaha abantu. Nakubwiye ko ino kanzu atari iyawe, sinzi impamvu utari kubasha kunyumva. Iyi kanzu nayihaye undi muntu, sinzi impamvu utari kubasha kunyumva. Iti kanzu yawe nayiguhaye, warebye ukuntu wayigize. Ati rwose niba nta kintu muri bugure, musohoke mumvire mu iduka ryanjye. Niba nta kintu muri buhaye, aya makanzu yarari hano mwayangije, reba uburyo ki yari mwayagize, reba iyo naguhaye ukuntu wayigize, ukuntu wayangije, musohoke hano n'ikinyabupfura gike. Nuko umukobwa aramubwira ati wowe urinde wa gikecuru unyigisha uburyo nubaha abantu, uri mama se, uri papa se, uri umugabo wanjye. Ati rwose wowe nta kintu wanyigisha ku byerekeye n'ikinyabupfura. Nuko ababwiye n'uyu muhungu bari kumwe ati fata wowe n'uwo musheri wawe niba ari n'akagabo kawe, musohoke mumvira ahangaha. Nuko uno muhungu nawe avuga ati rekeraho njye ntabwo rwose ibintu byanyu mbirimo, ibintu rwose byanyu ntabwo mbirimo, njye nimunzane mu kiganiro cyanyu. Nuko uyu mukobwa akomeza kubwira nabi uno mukecuru, abaraje amushamuje yino kanzu, aramubwira ati rwose zana runo rukanzu rwawe nkwereke uburyo kingiye no kurugira. Abatangiye nayo kuyikandagira ibintu bibi cyane, ibintu bitari byiza cyane. Iya mbere yayangije, iya mbere yayishwanyaguje, ayicamo uducece, nawe wabonye uburyo ki yabigize. None ni iya kabiri rwose nayo arayishwanyaguje, arayikandagira, ari kumubwira ati genda wa rukecuru, ubundi wowe ni ikintu kizima wakora, wowe hari ikintu kizima designing, hari ikanzu nzima designing. Umukecuru aravuga ati ibi rwose birahagije, ati nihanganya, aya makanzu yantwaye imbaraga, yantwaye igihe kugira ngo mbashe kuya designing. Dore muri kuyangiza mu gihe gitoya, none dore muri kuyangiza byoroshye, none dore ukuntu muyagize. Ati mwihangane rwose, ndabasabye mwumvira ahangaha, musohoka ahangaha mugende, ntabwo nshaka kubabona mu maso yanjye, ibyo mwakoze rwose birahagije. Umukobwa nawe ati hehehe, atari ko runo rukecuru mana yanjye we, ati rwose kino gikecuru iki gikecuru ntabwo kibizi, dore kirisazi, ubundi ikintu cyambaye ibikanzu bisa gutya, reba nka bino bigofero cyambaye nk'ibyo muri 40 rwose, ubundi uri kubona kino gikecuru cya designing ibintu bizima. Nuko rwose bo bahita bifatira inzira barigendera bava ahangaha. Nuko baba barasohotse basiga umukecuru ahangaha bamwangirije ibintu rwose. Nuko mu kugera ahangaha, nuko n'umukobwa tuhita tubona ahindukiye, ahita avuga ati rwose ubundi ntabwo nakwizera ukuntu Rodrigo ubundi yambwiye ngo kuza kureba ikanzu y'ubukwe bwanjye mwa kino kiduka kirimeze ahangaha. Nuko n'umusore baramubwira ati none se wowe wubaha ibintu bye byose ngo nuko aba ari amafaranga, ibintu byose akubwiye urabyubaha? Nuko n'umukobwa baramubwira ati none namwubaha se, ntago amafaranga ye nyazana tukahasangira? Ati amafaranga ya Rodrigo turayasangira, niyo mpamvu rero mba ngomba kumwubaha, niyo mpamvu mba ngomba kwemera ibintu byose ambwiye, kuko amafaranga ye turayasangira. Nuko no mutipe nawe baramubwira ati rero ibyo ngibyo wibimbwira wizana ibintu byo kurakara rwose, niba ikanzu wayibuze twava ahangaha tukanagenda tukajya kureba iyindi kanzu ahandi hantu. Uyu mukecuru rwose abaraje aramubwira ati mugomba kwishyura bino bintu, mugomba kwishyura hano makanzu rwose mwangirije, aya makanzu mugomba kuva hano muyishyuye, kuko aya makanzu njyaba yarantwaye igihe, aya makanzu aba yarantwaye umwanya. Nuko umukobwa ahita akuramo telefone ahangaha avuga ati reka nihamagarire sheri wanjye ubundi aze tujye mu rindi duka, aze tujye guhitamo iyindi kanzu ahandi hantu hatari ahangaha, hatari mwa runo ruduka rw'uyu mukecuru. Ako kanya nyuma twahise tubona umugabo rwose usa nkaho ari gutunguka, ariko batari batwereka neza uyu mukecuru, ariko nkuko bigaragara yamubonye, ari gusa nkaho amucira isiri, amusekera rwose ukuntu. Nuko n'umukobwa ahita afata telefone ye muri ako kanya ngo agiye guhamagara sheri we Rodrigo. Nuko muri ako kanya telefone ihita isona, kumbe yari ari guhamagara yari yageze ahangaha. Muri ako kanya twahise tumenya ko uno mugabo ari we Rodrigo, ari we sheri w'uyu mukobwa wari uri ahangaha wari waje gufata ino kanzu. Nuko uno mugabo baramubwira ati bimeze bite se sheri wanjye? Ati ni sawa. Abamuciyeho arigendeye. Umukobwa nawe ati wiriwe neza se sheri, amakuru yawe, umunsi wawe wagenze neza? Ati rwose ngiye ikanzu hano wambwiye kuza kureba nayibuze pe, nta kanzu nigeze mbona. Ikanzu
ikanzu zose zari ziri hano ntabwo nazishimye, ntabwo zari nziza. Ati rwose uwo mukecuru rwose nta design ze, ntabwo ibintu bye rwose byari biri ku murongo, ahubwo twajya ahandi kureba iyindi kanzu sheri. ukuntu umugabo aramubwiye ati oya, njyewe rwose ibintu byabereye hano nabibonye, nakuzanye ahangaha kugira ngo uhitemo ikanzu. Uyu mukecuru turaziranye, uyu mukecuru rwose namuhisemo kugira ngo abashe kuba yagukorera ikanzu nziza, kuko ndabizi azi ibintu bya kera. Kandi ndagira ngo nkumenyeshe ko uyu mugore cyangwa se uyu mubyeyi rwose, uyu nguyu ni mama wanjye. Mama we, kumbe wa mukecuru, wa mukobwa yasuzuguraga yari nyina w'umusore bari bagiye gukora ubukwe. Ati yego wabyumvishe neza rwose. Ati uyu nguyu ni mama wanjye, ati uyu ni we umbyara, uyu nguyu ni we wandeze kuva nkiri mutoya kugeza ubu ngubu, rwose ni we wanyitagaho. Ubwo umutipe atangira kwandikira umuntu rwose, yohereza akamesaje, ati uyu nguyu nawe atahobera na mama we, ati mama rwose urakoze. Ubwo uyu mubyeyi aba aramubwira ati rwose mwana wanjye, aba bana bansuzuguye, aba bana rwose nta kinyabupfura bagira. Nuko n'umukobwa nawe ati wagikecuru ntukomeze kumbwira nabi, ntukomeze kunsekera nangwa se umbwira ibintu byinshi. Rwose ibintu byabereye hano ntabwo rwose ikanzu nari nazishimye. Ni ukuntu umugabo ari we Rodrigo, ari we sheri w'uyu mukobwa wari uri ahangaha rwose ahitamo ikanzu. Aramubwira ati rwose byaba byiza rwose munavuye ahangaha, kuko njyewe na mama wanjye twimereye neza, njyewe na mama wanjye rwose turi amahoro, njyewe na mama wanjye ntabwo tukibakeneye ukundi, kuko ibintu byabereye ahangaha nabibonye, ntabwo tuzi ahantu yaba yabiboneye. Ariko uyu mugabo ari kumubwira ati rwose ibintu byabereye ahangaha nabibonye. Nuko umukobwa nangwa se sheri we, izina rye ni Rebeka akamubwira ngo njyewe rwose uwo mukecuru nta kintu nigeze mutwara sheri, nakujye mu matwi ngo umwumve, ngo aba yakoshya ngo wumve ibintu bye, ni ibintu byari kukubwira ari kukubeshya. Nuko rwose hano umugabo akamubwira ati hoya sheri, ntabwo rwose ibi ngibi ari byo. Ati ubwo mwinjiraga mw'iri duka, ibintu byose byabereye hano kuva ku munota wa mbere rega no kugeza kuri izi saha, ati nabibonaga nabirebaga, ati nayo nibereye ahantu kerike pare rwose ndi kureba ku buryo ki ibintu byose biri kugenda. Ntabwo ari uyu mubyeyi, ntabwo ari mama wanjye uri kubimbwira rwose. Ati njye nabyiboneraga kuko nari nsa nkaho mibereye. Kumbe muri ako kanya bahita badusubiza inyuma, uyu mugabo yari ameze nkaho ari kuri CCTV cyangwa se kuri kamera yiturije, ibintu byose yabirebaga, uburyo ki binjiye mu duka, uburyo ki batangiye rwose naho bashwanyaguzaga yano makanzu. Kumbe byose yabirebaga, uburyo ki shire we yitwaraga kuri mama we. Mana yanjye we, ibintu bigiye kuba bibi cyane. Uyu mukobwa rwose bisa nkaho rwose ahombye sheri we, kuko aramubwiye ati n'ubukwe bwose ndabuhagaritse, ntabwo njye nakorana ubukwe nawe, ntabwo nakorana ubukwe n'umukobwa utubaha, ntabwo nakorana ubukwe rwose n'umuntu nkawe utazi kubaha abantu, umuntu ugenda usuzugura abantu babonye. Ati musohoke hano kano kanya, mutuvire hano, musohoke mwari no duka. Nuko n'umukobwa akamubwira ati ndasohotse, ariko ntabwo uzigera ubona umukobwa mwiza nkanjye. Ati uzangarukira, uzagaruka kunsaba imbabazi ndabizi, kuko njyewe ndahenze ndi mwiza. Uwo mugabo nakamubwira ati shanga ubwo bwiza bwawe rwose ubwijyanire, njye ntabwo nyikibukeneye. Niba udashobora kubaha mama wanjye ngo ube wamuhereza agaciro kakwiye. Ati uyu mumere nawe aravuga ati rwose muva ahangaha, mugende mutuke, mugende kure, mutuvire ahangaha. Muri ako kanya abo ngabo rwose byahise birangira gutyo. Umukobwa ahita abura umugabo we, bari bagiye gukora ubukwe, yaraje kureba ikanzu y'ubukwe rwose, ariko ibintu birapfuye bitewe n'uburyo ki yasuzuguye wowe umukecuru. Nuko umutipe rwose asigara ari kubwira ati mama urakoze rwose, uranabaye unkuye mu kibazo gikomeye cyane. Ntabwo nari nzi ko uriya mukobwa ateye mwabuno buryo, nabonaga ari mwiza nkagira ngo rwose ni kuyubaha, kumbe ni kuriya ni iriya mico yafite. Ati rwose urakoze kuntabara rwose mama,
ndagushimiye cyane, ndagushimiye pe rwose, wumve ko nzakugurira akantu kuko uranabaye. Nuko mama aramubwira ati mwana wanjye uzitonde rwose mu gihe cyose ugiye gushaka umukunzi, ati n'ikindi gihe rwose uzitonde, ntuzagendere ku isura cyangwa se ku buranga, ahubwo uzarebe ubwiza bw'umutima. Nuko ahobera nyina, biba birarangiye. Abangaba rwose agafilime kacu gakomeje ahangaha, nabo barasohoka. Umukobwa abuze sheri we ku munota wa nyuma rwose, bari bagiye gukora ubukwe kandi yari umusheri ufite amafaranga, yari umugabo usa nkaho wari ukozemo umuntu ariko yari afitemo amafaranga, kuko ibintu byose byo umukobwa yavuga ko afite amafaranga. Nuko bageze ahangaha, umukobwa abwira sheri ati nose ubu ngubu se tugiye kwikundanira se? Umutipe we nawe avuga ati aba arasetse cyane akubita agatwenge ati nde? Ati none se njyewe nabaga ndi kumwe nawe bitewe n'amafaranga ya Rodrigo, none ushwanye na Rodrigo utekereza ko nakomeza kugumana nawe? Ati rwose barakubeshye, bazakubwiza ukuri. Ati ye ngo ntabwo wigeze unkunda koko? Ati reka bazakubwiza ukuri, njye se ngukunda? Njyewe nabaga nishakira amafaranga Rodrigo bitewe n'uko wayazanaga tukayasangira tukinjoyinga, umuntu akishima akayaryamo, ubundi rwose bikanshimisha bigatuma nkomeza kugumana nawe. Muri ako kanya hasaza umukobwa mwiza aparika imodoka nziza rwose, nawe urimo urayibona. Ati sheri bimeze bite se? Ati wakwinjira mu modoka tukigendera. Kumbe hano mutipe yifitiye undi sheri, mama we yahise asiga umukobwa aho ngaho rwose. Umukobwa isi myikaragira, umukobwa asigara ari kuvuga ati ariko njyewe naguhaye ibintu byose nari mfite, narabiguhaye, amafaranga yose nari mfite narabiguhaye rwose, none ati reka bazakubwiza ukuri. Ati gumana ibyawe rwose, njyewe nkuvuyeho, n'ikindi gihe bazakubwiza ukuri. Mana yanjye, umukobwa arumiwe, isi yamwikaragiye, yabuze hepfo na ruguru. Saka Jackson bari kumwe babikurikirana, karigendeye. Si umugabo we Rodrigo yari ari gushaka, bari bagiye gukora ubukwe, yari amukurikiye amafaranga, nawe aramubuze bitewe no kutubaha mama we no gusuzugura mama we, aba aramubuza. Agatipe kahise kinjira mu modoka rwose, n'umukobwa mwiza nawe rwose uri kubona ahangaha, mwiza cyane w'icyuki, baba bifatiye inzira barigendeye. Umukobwa nawe asigara ahangaha yumiwe, isi yamwikaragiyeho, ibintu byose rwose yarabibuze bitewe no kwirata ko, bitewe n'agasuzuguro ke yagize, bitewe rwose no kwiyemera ndetse no gusuzugura abantu. Abuze Rodrigo, abura nawe n'umutipe bari kumwe, yarazi ko ari sheri we, asigara rwose arira ati mbona. Nuko agafilime kacu karangira hazamo ijwi rwose ritubwira ati ntabwo ukwiye kwirata cyangwa se ngo wiyemere ku bantu, cyangwa se ngo ube wasuzugura abantu bitewe n'uko ubabonye. Atugomba kubaha buri umwe ukamuha agaciro bitewe n'uko uba utazi ngo ejo ninde wagutabara. Uyu mukobwa yasuzuguwe n'umukecuru atarazi ko ari we nyirabukwe cyangwa se ari we nyina wa Rodrigo, bituma rwose abura umugabo we. Agafilime kacu kararangiye, murabeho. Uyu yari Mr P, iyi ni MRM. Ciao.